mwese tubahaye ikaze mu izina rya Yesu kuri channel ya Izi Gukora TV. Nibiki yakoze Korora wajumba barira hari ibintu yigeze gukorera bikora ku mutima wawe byanatumye nshaka n'izina buriya bajya bavuga ngo umuntu avuga Imana bingana nuko yayibonye. Yes. Yitwa Izi Gukora TV. Iyi Imana yacu izi gukora. Oya usibye wena n'iryo jambo nkubajije nanjye hari ibyo yakoze. Aha. Turayishimiye. Mwebwe mudukurikiye bari mu Rwanda no mu mahanga inshuti zacu ntiwibagirwe gukora subscribe bose, share na comment. Yego. Kandi nanjye mujye kuri channel ya Evangelist Bigirimana TV. Yego. Inyuzwaho ijambo ry'Imana rizima n'ubuhamya buzima kandi bufite ibimenyetso. Ngiye kuri Izi Gukora hanyuzwaho ubuhamya bw'iby'Imana yagiye ikora. Ni wa mugani bigenda bihura. Niba kwa Bigirimana hanyuzwaho ijambo ry'Imana rizima n'ubuhamya buzima bufite n'ibimenyetso, bingana no kuri Izi Gukora havugirwaho iby'Imana izi gukora mu bantu bayo. Oya n'ibyo yakoze. Hari n'ibyo yakoze. Imana ihabwa icyubahiro. None se uri amahoro? Ndamahoro pe. Urabona nambaye karuvati mu mibyizi ariko nawe ndabona umeze neza. So yeah, Imana iba yabyemeye. Imana turabikesha Yesu. Cyangwa wowe ufite oya ni Yesu. Ni Yesu. Tumuhaye icyubahiro. Nahimbazwa. Ko mbona se wagira ngo uragasore? Oya ndi umugabo wibizigira kandi ninjye wa mbere bikubwiye se? Mbo abantu benshi bakunda kuvuga ko ndi nk'umusore ariko bareba hano basanga ibintu byakozwe neza. Mpugurira n'abagabo kujya bambara impeta. Ese wa mugani kubira iki batazambara? Simbizi rwose bara ya Israel. Kuki Imana ituzamura ntiduhagarare ku munara wo kuzamurirwaho. Kandi impeta isobanura ibintu byinshi. Impeta icyambere isobanura ubutware. Aha. Icya kabiri isobanura urukundo. Hambitse impeta y'urukundo. Hambitse impeta y'urukundo. Impeta isobanura nk'ibintu bine. Ariko tuzaza tubivugeho. Utuye ahagana hehe? Ntuye mu karere ka Bugesera, mu murenge wa Ntarama, mu kagari ka Kanzenze, mu mudugudu wa Karumuna. Yego. Usengera mu itorero bita Mungu Mwema? Nago sengera mu itorero rya Mungu Mwema. Sengera mu itorero rya ADPR. Amen. Ururembo rw'umujyi wa Kigali, paruwasi ya Kicukiro. Yego. Itorero rya ADPR Gatare. Niho nkorera umurimo w'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. So twaba twarumvishe ibintu bikomeye ariko ni nawe byivugiye. Niyo mpamvu nanjye bishatse kuvuga ngo ngiye kuzira ibyo navuze cyangwa ngiye guhamya ibyo navuze. Oya ngiye kukubaza ibyo wavuze. Okay. Muri cya gitani twahuriyemo wavuze yuko wakunze umukobwa. Imana ikubwira ko umukobwa yanduye sida. Ntabyo yambwiye. Ntabyo yakubwiye? Wewe warebye ko yarabimpishe. Yarabiguhishe. Uza kubimenya nyuma. Nabimenye nyuma. Ubwo numvishe ubushuka. Ariko kuma nabyumvishe. Warabyumvise? Wenda duhite wenda tunakavugaho nta n'impamvu kugira ngo utaza kubaza ikibazo kitujuje ubuziranenge. Njyewe mfite ubuhamya bw'urugendo nagendanye n'umufasha nabanye nawe bwa mbere. Hari umugore twabanye mbere biturutse mu gushaka kw'Imana cyangwa se mu bushake bw'Imana. Akenshi baravuga ngo ubushake bw'Imana burasharira, ariko nubwo busharira gusoza kwabwo busozanya uburyohe, ibintu biryohereye, hanyuma kandi ugashima Imana. Rero ni birebire. Urwo rugendo rwabaye urugendo rw'imyaka 7 n'igice. Imana
imana yampuje n'umukobwa nk'uko n'abandi bose imana ijya ibikora sibyo hanyuma rero impuza n'umukobwa usenga yarasengaga vrema yarasengaga kandi yarasengaga ariko akanera imbuto zikwiranye n'abihanye sibyo hanyuma rero yashimwaga n'abantu mu mico no mu myifatire kandi yanajya n'imbere y'Imana Imana ikamwirata yego yari umunyamasengesho mwiza cyane kandi w'umuhanuzi Imana rero imubwira ko izamuha umugabo mwiza w'igitangaza uwo mugabo mwiza w'igitangaza yari njyewe ariko ni nako bimeze uri n'igitangaza ariko ndi igitangaza ndende no mu buryo bw'igitangaza Imana ntabwo icyubahiro oya Imana yaturemye mu buryo bw'igitangaza kandi buri hejuru yego rero uwo mukobwa Imana yagiye ivugana nawe imuha amasezerano nk'uko numva nabwira abakobwa wenda bagitegereje nkababwira ngo bategereze bihanganye hari uwo twigeze kuganira banza mu kiganiro twakoranye kuri Evangeliste Bigirimana TV atubwira inkingi enye zikomeza umukristo yaravuze ngo icya mbere aranyurwa mu bintu byamukomeje yakomejwe no kunyurwa icya kabiri yakomejwe no gushima agashima Imana Bibiliya iravuga ngo mu bibaho byose muhore mushima ngo yemwe nongeye kubivuga mwishime dukwiriye kwishima no mu gihe hari ibigaragara nk'aho bidashimishije ariko tugashima iki Imana kuko byose iba yabikoreye mu rukundo umuririmbyi yaravuze ngo ibyishimo byacu n'ibyago byacu ngo byose biva mu rukundo rw'Imana ihoraho ngo nuko rero wiringira Imana kuko umuntu uyiringira atabura amahoro meza adashira wiringira Imana himbazwa amen avuga mu kintu cya gatatu urakibuka yaravuze ngo ni kwihangana mu bikugerageza iyo hatabayeho kwihangana wadezatinga kabisa muri iki gisirikare watoroka kabisa ariko nanjye uko kwihangana rero niko kwanshoboje ariko ndaje tubigereho Imana iguha umugisha none avuga icyakane cyamushoboje kwari kwizera aravuga ngo kwizera niko kumugeza ku bintu ibyo ari byo byose kwizera niko kwirukana abadayimoni kwizera niko gukiza indwara yavuze ibintu bikomeye uriya musaza turamushimiye ahantu ari ikindi yatuganirije icyo gihe yatubwiye muri uko kunyurwa nyine no muri uko kwihangana yaje yambaye bote atubwira ko kandi yaragiye ahantu hakomeye ariko agenda yambaye boti kubera ko ngo yari yahuye n'abajura bagira gute baramwiba ariko arabata urugendo ngiyemo sinarusubika ngo nuko abajura bagiye ariko narumiwe kabisa Yesu we Imana itugirire neza dushoboze kunyurwa aha hanyuma rero uwo mukobwa Imana imuha amasezerano nkuko nawe uyafite n'aka gashati nako mu masezerano n'iyi karuvati ariko nawe nuko n'iyi mpeta nambaye ni kwa Yesu ni mu masezerano abafite nzayo Uwiteka nagira mbahumurize mbabwira ngo iyo nzamwibitseho ntabwo yavuzwe n'umuntu yavuzwe n'Imana itabasha kubeshya no kuyisohoza izagira gute izabisohoza Imana ihabwa icyubahiro rero hanyuma uwo mukobwa Imana yongera ko igiye kunkorera ubukwe ariko nareba ubuzima ndimo abona ibintu by'ubukwe ntabwo ari ibyanjye kandi natinyaga no gushaka rora ubu dufite abasore batinya gushaka uzi ikintu batinya inshingano ngaho wagabuye ngaho wambitse ngaho wishyuye inzu ngaho minerivare z'abana ngaho ibishingwe umutekano ngaho ni iki hari kuvuza mituweli ubwishingizi ni bokubo abantu rero babibara bakavuga ati ibintu wapi ariko nagira mbatinyu Imana ikunda umuryango Imana ikunda famiye mwa basore mwe mwatinye gushaka bitewe no gutinya inshingano
nagira mbahumurize mbabwira ngo nimwishingikirize ku Uwiteka. Icyo akora uri wenyine ukishingikiriza ku mashuri no ku bwenge bwawe n'ukuresha n'ukubona ibintu, imibare ntivamo, ntabwo bivamo. Ariko iyo twishingikirije ku Uwiteka bigenda byemera. Oya, Imana irabikora cyane rwose. Kandi nisomye na Bibiliya, mwabariya batubanjirije bagiye bishingikiriza ku Uwiteka. Yego, Imana yagiye batabara. Urugero, Esteri. Uziko yari imfubyi. Ariko Imana izi gukora. Niyo mpamvu yicana nayise izi gukora TV. Amen. Imana ifata imfubyi idafite nyina, idafite se, idafite shinge na rugero, ikamugira umwamikazi. Iyo Mana ntizi gukora. Nawe reba abishingisha ku Uwiteka. Reba Daniel, baramuboha no mu itana ry'umuriro. Oya, no mu rwobo rw'intare. Wowe udukurikiye wabasha kugenda ugakora ku mugongo w'intare. Ariko iyo uri kumwe n'Imana birakunda. Yes, birakunda. Haleluya. Kandi ikintu rero kimfashira aho ngaho, Imana ishimwe. Iyo uri kumwe n'Imana, wanasifiwe. Iyo uri kumwe n'Imana, Bibiliya iravuga ngo nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe. Nuca mu migezi ntizagutembana, kandi nuca no mu muriro ntabwo uzashya. Imana ikavuga ngo nzagufata ukuboko. Haleluya. Ngufata ukuboko kandi nkugende imbere. Ahantu hataringaniye ngende mparinganiye. Inzugi z'imiringa nzazimenagura, n'ibihindizo byazo mbicemo kabiri. Duhaye Imana icyubahiro. Haleluya. Bantu mudukurikiye, turabasaba ko mwakwishingikiriza ku Uwiteka. Hari umuririmbyi uherutse kuririmba Rora, aravuga ngo abiringiye abantu barabahemukira, ndetse babahanze amaso bakabakoza isoni. Aravuga ngo wowe ntujye uhemuka kandi ntukoze isoni, habwa ikuzo Mana yacu kuko urabikwiriye. Murakoze cyane. Teka ko nawe waciye mu muriro. Naciye mu muriro. Hari ibintu ngewe rero ntashobora kwihanganira. Ubu mbona ni umuntu uzi gufata imyanzuro. Nkeka ko ku isi nta muntu ushobora kunkomveka ngo ikintu ngewe ntashaka ngo nyikore. Imbaraga waba ufite zose. Nukomeze. Nikomeze. Igitangaza kirabaye. Iyo mvuze ngo ndagukunda, nawe kwangisha. Reka nkubwire. Nagushyira no ku bitugu aha ngaha. Hajya nigwa ndi kugutembereza umujyi mvuga ngo uyu muntu ndamukunda. Mwese mubimenye. Nta muntu wazangwa gukonvenke ngo umwange. Gute se? Kandi ubugingo ari gatoze. Oya se. Ntabwo ari rusange. Wapi? Impamvu nayimvuze ngo nawe waciye mu muriro. Yewe ntabwo nyimara kumva ko umukobwa tugiye gushakana arwaye sida, aho kugira ngo umushake napfa neza. Ariko narumwe neza uyu mugabo ni uri kumva, ntabwo nakujyana mu muriro ndi kuwureba. Kandi nta muntu uhora mu mwuka. Nase hari umuntu uhora mu mwuka? None nta uhora mu mwuka, ntabwo nakujyana mu muriro ndi kuwureba. Okay. Yes. Uyu mukobwa mu by'ukuri Rora, nanjye mu bwenge bwanjye sibyo, no mu bitekerezo bya kimuntu, no muri nararibonye nari mfite sibyo, maze kumenya ko irimo. Ntabwo nari bumushake sibyo. Ariko nyine urabizi ko Bibiliya iravuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana biki b'Imana, kandi umwana mwiza w'Imana mu bintu bimuranga arangwa no kumvira sibyo. Mu bigaragara dufite imbaraga zituyobora. Hanyuma rero ni ukuvuga ngo izo mbaraga nizo zankonvense. Kuko nubwo urimo uravuga ngo nta muntu wagukonvenka, yego nyine umuntu ntiyagukonvenka ngo byemere, ariko iyakuremye aho nzamuye amaboko.
uyazamure yazamuye cyane ku mugaragaro neza, kubera ko nanjye iyo itaza kuba ariyo, ndavuga iyatubumbye, iyaturemye ikaduha umwuka duhumeka, ntabwo nari kujya muri uwo muriro. Urumva atari umuriro. Jewe ndi umuntu wari warabonye abantu bishwe na sida basigaye ku mutwe bonyine, barahombanye bameze ukuntu, urumva rero sinari bubigemo rwose. Ariko kuko Imana ari umutunzi w'imbaraga, kabiri ikaba n'umutunzi w'urukundo, gatatu ikaba umutunzi w'imbabazi. Turi kumwe? Yes. Ni umutunzi Imana. Umutunzi? Imana ni umutunzi. Imana ni umutunzi. Ni umutunzi w'imbaraga, ni umutunzi w'urukundo, ni umutunzi w'imbabazi. Turi kumwe? Ni umutunzi w'ineza. Ineza ari umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo ineza ye si ya none, ngo ahubwo igize gute? Irasanzwe. Ngo mbega ukuntu mwamagira neza, mbese ukuntu mwamagira neza, ineza ye si ya none irasanzwe, mbese ukuntu mwamagira neza. Umwami rero, umwami agira neza si ya none, kuva kera Imana igira neza. Imana igira neza. None Imana ikamuha amasezerano, ikamubwira ngo nubwo Satani yarakariye ubugingo bwawe, ngo ariko kuko wankoreye kandi ukankorera ufite umutima untunganiye, nzakugirira neza kandi nzaguha no gusoza urugendo rwawe amahoro. Iramubwira ngo nzagukorera ubukwe, nzaguha umugabo mwiza uzasindagiza ubugingo bwawe kugeza ku munsi wo kuburamura. Yewe rero naje ndi igikoresho cy'Imana. Subiramo ako kantu. Naje ndi igikoresho cy'Imana, Imana igiye gukoresha kugira ngo ubugingo bw'umuntu butazarimbuka. Kuko narabyanze inshuro ntakubwira kano kanya. Mbivamo maze kumenya ko kuko nyene Imana ni amateka maremare. Ni amateka maremare. Wenda naba ngombwa tuzakora pati ya kabiri. Tuzakora igice cya kabiri kugira ngo ariko ahantu byahereye nyine naraje mvuye mu kindi gihugu. Imana yari yaramubwiye ko izamuha umugabo uvuye hanze agira ngo azarongorwa n'umuzungu. Ariko nari umwirabura ariko uvuye hanze. N'uburiya nubwo wavuye Uganda ni mu kindi gihugu. Ni mu kindi gihugu. Ni mu kindi gihugu. Ubwo rero maze kugera aho bita za Kamabuye, nigeze kubwira abantu ndavuga nti nshaka abantu bakeya dusengana. Muri abo bantu bakeya uwo mukobwa azamo. Rero muri icyo gihe nafashwe n'umwuka wo guhanura, muhanurira ubukwe. Ntamuzi. Ijwi we kuko yari umuhanuzi kaze, ijwi riramubwira ngo umugabo nakubwiye ni uyu nguyu. Ariko kubera ko nari mfite ubuzima budasobanutse, nambaye n'ipantaro idasobanutse, kandi wabo bari bifashije, aratokesha agira ngo aravangiwe. Aho ati uyu ntabwo ari Imana turi kuvugana, ntabwo Imana yambwiye ko nzarongorwa n'umuntu uvuye hanze. Rero uva akagira ngo nanjye aho nari mvuye hose nari mvuye hanze. Ubwo rero birangije byabaye birebire, n'amateka maremare aho byagiye byizurungutana ko byazengurutse, ariko birangira ubufindo bugize gute bumfasha. Tugiye kwa muganga rero. Aho ngaho niho ushaka kuba. Aha ngaho ubundi. Tugiye kwa muganga, nsanga ni positif, yewe ni negatif. Ndavuga nti ntabwo ari Imana twavuganaga, bari nk'abadayimoni bari ngo baranganiriza. Urumva cyangwa bakurambere bakambeshya ati kuko Imana mu rukundo igira ntiyahuza umuzima n'umurwayi. Ariko ubushake bw'Imana nyene burakaze. Burakaze. Imana rero yaje kubikora, birangira nyene inyemeje kumushaka arwaye. Mu mutima wumvishe umeze gutya se? Bwa mbere nahinze umushitsi, ndanabivamo inshuro nyinshi, ariko Imana irambwira ngo si umugore nguhaye, ariko ni umugisha nguhaye. Irambwira ngo nzamuguheraho umugisha, nzamuguheraho ijambo, nzamuguheraho icyubahiro, nzamuguheraho kumenyekana, imumperaho amasezerano menshi. Ndavuga uyu muntu nubwo arwaye ndumva ari iboro. Ndumva ari iboro kuri jye, ariko natekereza ko harimo akantu nkavuga ndireka ubwo buboro nibwikomereza, ariko
ntazapfa nzize kwishora, ariko Imana indusha amaboko irambwira ati niwe nguhaye, bizagenda gutya na gutya na gutya. Imana yajyaga impa amasezerano nkiri umusore, ikambwira ngo umubiri wawe ndawukingiye, nta ndwara n'imwe izapfa kukwinjiramo. Irambwira ngo no mu maraso hawe ndahakingiye. Ntazi ko Imana igiye kunyuza ahantu mu maraso yanduye bihite bihura n'amaraso yanjye akingiye, bitume nta kibazo ngomba kugira. Nuko byagenze rero, twasezeranye 2014 mu kwezi kwa gatanu, navuze mu 2014 mu kwezi kwa gatanu ku itariki 24 nibwo twasezeraniye i Remera hariya kuri ADPR. Pasiteri Barore umunyamakuru niwe wansezeranije. Umuntu wayoboye gahunda ni mwarimu Devota, so muzi? Ndamuzi. Ubu ngubu bayobora aho bita Nyagatovu. Ntabwo ari Nyagatovu, ni Kimironko. Ni Kimironko. Abana Pasiteri Mugabo. Aha, twigiye ku birenge. Ego. Ubwo rero Imana nabo ngabo. Korali yandirimbiye bayita korali Besarere. So yizi? Ndayizi. I Remera. Niyo yandirimbiye. Ibimenyetso birafatika. Umuntu wabaye data, kuko data ntiyarari hafi, wahagaze mu cyimbo cya papa ni mwarimu Gakumba. Uramuzi? Utuye mu Bibare. Mwarimu Gakumba uramuzi? Wa wundi w'impumyi. Ubana n'ubumuga bwo kutabona. Abanyabisindo ho. Nyabisindo hasi. Undi mu mama wabaye nyine mu cyimbo cya mama nawe atuye hano hafi y'i Remera, simwibuka amazina neza, haciye iminsi. Aha. Uwabaye pare nawe ni umudiyakoni w'i Remera. Ubwo nyine ni ibintu bifatika. Ni Papa Jean d'Amour. Papa Jean d'Amour ahantu ari ndamusuhuje. Oya nahabwa umugisha. Yambereye pare. Ariko nyine Imana ibana nanjye. Umugore ndamutwara mugeza mu rugo. Ubwo aba umugore nanjye mba umugabo. Ibintu byumvikanye? Birumvikanye. Rora. Ubwo muri urwo rugendo nk'uko wabitubwiye mwibanze rw'imyaka 7. Aracyariho? Oya, yaje kwitaba Imana. Yitabye Imana. Naramurwaje kuva ku kwezi kwa 2 k'ubugeni. Indi myaka yose yakurikiyeho yari y'uburwayi. Yararwaye, noneho nawe n'amateka maremare, ararwara, umubiri umushiraho, arakoshoka. Abantu tukajya dusuhuzanya bagahita bambaza ngo wiza ngo uyu ni mama wawe se? Umvasha? Kubera ko umuntu ararwara imyaka adafite akangana n'uyifite bitewe n'igihe ahagazemo. Ubwo mu bintu abagabo dukunda kupresentative ni madamu. Ubwo baba bamaze kuvuga ko ari nyogokuru wawe, ukaba ukibivuga. Nta kindi kintu warenza ko. Nawe n'ibintu bikomeye, ndamurwaza mu myaka 7 irashira. Ubwo nta n'urubyaro twagiranye. Nta rubyaro twagiranye. Imana nkayibaza ati se Mana uyu ni wamugisha wanyemereye, irambwira ati ndi kumwe nawe, nyine nkajya nsenga mu bihe bikomeye, ariko Imana ibana nanjye, imbaraga, mbana n'Imana, nkora umurimo w'Imana muri Gatare Igahanga, ndwaje bimeze nabi, ariko Imana ibana nanjye. Nyuma yaho rero nibwo Imana yaje kumbwira ngo iyo umuntu afite urutoki, yarambajije ngo iyo umuntu afite urutoki rukera arukorera iki? Ararusarura. Iyo ibishyimbo byeze umuntu abikorera iki? Nabyo arabisarura. Irambwira ngo uko niko nje gucyura umwana wanjye. Yaguye mu ba Covid, kuko Imana yaravuze nzamufubika mpaka abiwabo bakambaza agwaye iki, kuko Imana yari yarambujije kubivuga. Mugwaza mu ibanga rikomeye, bampa n'ibisubizo bakabimpa mu ibanga rikomeye. Urumva neza, ndamurwaza arinda ataha amahoro. Ejo bundi nyine Imana igiye kungarukaho nibwo yanyemereye ati noneho ubwa buhamya wagera gute wabuvuga. Niyo mpamvu mutangarije abantu, iyo Imana ikunyujije ahantu ibifite n'ikigambiriye kuzakora ku buzima bwawe. Nyuma yaho rero nibwo Imana yangarutseho
sibyo? Yes. Impa wa mugore mwiza wabonye, uriya yavuye mu kumvira Imana no kuba mu bushake bwayo, kuko mu bigaragara muri bya bindi bavuga ngo ntibakwiranye, nanjye narirebaga nkabona ntidukwiranye. uyu nguyu muri kumwe muri iki gihe, uyu nguyu turi kumwe muri iki gihe, iyo narebaga rwose mu bintu biri fizikare no muri level y'amashuri afite, yego, nayo mfite ntibyahuraga, ntabwo byahuraga. ariko kuko nanjye nabaye mu cyerekezo Imana ishizemo, byatumye Imana imumpa nk'igihembo. Yes. Kandi hari abantu bajya bavuga ngo Imana ngo ntihemba umugore, ngo Imana ntihemba abana, ngo Imana Nora wowe bivuga oya, turi mu isi hari ibihembo Imana itugenera, irabiduha. oya, irabiduha Nora, hari ibihembo Imana itugenera, kuko igihembo kiruta ibindi ni ubugingo buhoraho, ariko mu gihe tugihumeka iduha ku kaji tukagusoma, turagasoma, tukambara neza, agakaruvati tukakacinyamo mu mibyizi, Imana igahabwa icyubahiro kuri kose. Ntabwo nkushubije inyuma. Ikiganiro cya kabiri tuzakorana, uzanyereka, urabizi uko natangiye, yego, uzanyereka impapuro zo kwa muganga kugira ngo dukomeze dukundane. Rero ibihamya birahari. Yes. Ibihamya birahari. Ntabwo turimo turavuga ibipindi, kuko n'abaganga bamupimye barahari, imiti aho najyaga kuyifata i Masaka harahari, mu bitabo arimo, sibyo? Ni ibimenyetso bifatika. Dushima Imana yaguhaye umutima wo kuba mu bushake bw'Imana, no kumvira, kandi nkasohoza umugambi w'Imana ku muntu wayo. Byatumye rero nanjye ngarukaho, narasufuye mba, tuzabigarukaho nyuma yo gushumbushwa. Uburyo Imana yangarutse ikanshumbusha, niho tuzahera. Ariko nkasaba abantu, Imana ijya ibwira nk'ibintu bagomba gukora, bakanga bakanigana nayo kugeza ubwo banze. Nabahugura nkababwira ngo si byiza, kubera ko iyo wanze kumvira Imana uba uzumvira ibindi. Kandi nyuma yaho iyo uhuye n'ibikomeye, kuko nawe wayumviye, wanze kuyumvira, iyo ugeze mu bikomeye, iyo ugiye kuyitabaza, nkubwira, irakubwira ngo inzira urimo uranyuramo si nyiza, genda wirwarize. Hari ijambo uvuze ariko ntiwarisobanura. Uratubwira ngo iyo wanze kumvira Imana wumvira ibindi. Ndumva ufite ubwoba rero bwo kubivuga. Iyo wanze kumvira Imana wumvira Satani. Urakoze cyane. Biradukwiriye kugira ngo tujye twumvira Imana. Kandi kumvira Imana, Bibiliya iravuga ngo Uwiteka ntiyishimira ibitambo kuruta uko yakwishimira ugize gute, umwumvira. Rero kumvira Imana ni ibintu by'ingenzi, kandi iyo wumviye Imana nayo ikuryamaho. Hanyuma ntasoza ntakuye abantu mu rungabangabo. Muri iyo myaka 7 n'igice yararwaye cyane, ndamurwaza birakunda, kandi ni ukuri twasozanyije. Imana nk'uko yavuganye nanjye ko izandinda, yarandinze, ndi muzima, ntabwo nigeze ngira ubwandu, ndi muzima ahantu hose, kuva mu bworo bw'ikirenge kugera mu mutwe, ndi muzima. Ubu rero ndafashijwe. Uzi ikintu kimfashije? Yego. Ntabwo nari nzi ko iyo umuntu apfishwe na sida ajya mu ijuru. Oh yes. Niko rubizi. Yararitashe neza. Ariko isomo nkuyemo nuko Imana yaramwejeje. Tukira aho ngaho, Imana yarambwiye ngo ni mubyure, ngo dufate umwanya wo kwezwa kuva tugitangira kubana kugeza ku isaha twari tuvyukiyeho. Turezwa kuri buri kantu kose, arezwa, nanjye mwezwaho, kuko iyo umuntu atinze ku gisasiro hari igihe yanduranya, umuntu ubabara. Yararibwaga 28 kuri 28. Nanjye nkareba uburyo nkora imirimo yose, kuko muri icyo gihe nta n'umukozi nashakaga mu rugo, kuko yagombaga, ntabwo nashakaga ko hagira umuntu umenya ibanga Imana yambikije. Mbana n'Imana mu ibanga rikomeye, sibyo? Baba mbuza amagambo nkore. Imana ishimwe
yaguhaye umutima wo kwihangana. yarawumpaye pe. Mu bintu nanashimira Imana, sibyo, ndashimira Imana ko yarinze ataha nta mugayo mbonetseho wo kuba namuta cyangwa musige cyangwa muhane muri ibyo bibazo yararimo, cyangwa umuca inyuma mu kinyarwanda cyiza, sibyo. Imana yabanye nanjye, impa imbaraga aho nagiye ncika intege, Imana igahita iza vuba ikanyambika imbaraga nkakomeza kugeza ku musozo w'urugendo rwe. Imana ihimbazwe. Tubwiye abadukurikiye bari hano mu Rwanda no mu mahanga, yego, ushobora guhura n'ikigeragezo, ariko ikigeragezo kigizwe n'ibice bine. Hari ikigeragezo, hari igisitaza, hari igihanda, hari n'igishakwe. Ibyo bintu tuzabisobanura. Yego. Tubwira abafite uburwayi bukomeye mu bitaro hirya no hino. Yego. Tubwiye abarwaye nimwihangane, bakomere rwose, kandi mukomere, kandi n'abarwaje nabo bihanganira abarwayi, mwihanganira abarwayi, kuko nta muntu uhitamo kurwara. Nta muntu uhitamo kurwara. Kandi ikindi tuzajya tubasengera. Yego. Uko bwije nuko bukeye, ntabwo simbyuka mu gitondo zamura isengesho yuko Imana yandenze, ariko n'abarwayi bari kwa muganga. Yego. Wala tutavuze ngo abarwayi urwaye sida, oya n'abarwayi, hari n'abarwayi umugongo, ejo bundi hari umugabo w'umukire wangezeho, baba we utaratewe n'impanuka, utaratewe na gisida, utaratewe n'inkoni. Yego. we yaravuye mu kazi, yaparika imodoka mu gipangu, yinjiye mu nzu ngo yumva umugongo uri kumurya. Kuva uwo munsi amaze kugura imiti irenga miliyoni 48. Uwo mugongo wabaye umugongo, kandi baramupimye, yaciye mu cyuma mu Rwanda no mu mahanga, basanga umugongo we ni muzima. N'izina rya Yesu. Hari n'ibitero bibaho. Ibyo ni ibitero. Tubwira abarwayi indwara zisanzwe ariko zikomeye, n'abafite ubundi burwayi bw'ubutero, ibitero bituruka irunaka bya Satani, mu bakonikoni, yuko hejuru y'imbaraga zose hari imbaraga z'Imana. Amen. Niki wabwira abadukurikira? Ikintu numva nabwira abadukurikiye, ikintu cya mbere ndashaka gutangaza ko nta ndwara n'imwe idakira iyo Imana yaje. Yes. Ntayo. Dufite abantu barimo bagenda bakira izo za sida, harimo batarazikira, ariko harimo n'abazikira, harimo abakira kanseri, harimo ikintu nshaka kuvuga, ikintu cyose kitari mu bushake bw'Imana ku buzima bwawe. Kuko muri ibyo yaravuze ngo Yesu nzi ko ufite amagare ibihumbi, sibyo? Hari igihe Imana ishobora kukuzanira indwara ari igare Imana yaguteguriye mutwihanganire, kaza ari igare. Iyo rero nubwo wayisengera nagukira, ariko indwara yose ifite amatwi irumva. Tugiye kuzajya dusengera abarwayi, kandi Imana izabakiza mu izina rya Yesu. Nkababwira rero ngo mukomere, ntimurware ngo mujye mu bapfumu. Hari abantu barwara bakajya mu bapfumu mu zindi mana. Ntimujye mu bapfumu, ahubwo musenge, musabe abanyetorero babasengera Imana, kandi Imana ni ukuri iracyakiza, Imana iracyakora. Oya, hari umushumba nakoresha ikiganiro, yabaye mwarimu. Yego. Ku itariki ya mbere y'ukwa mbere muri 75. Uri kumva iyo myaka ni myinshi cyane, kandi kubera icyo gihe abakirisitu bari bakeya, kandi nta bushobozi bwabagaho. Yego. Yambwiye yuko kuva aho yari atuye ajya no mu ivugabutumwa hari ibirometero birenga 40. Ndamubaza ngo intwaro wakoresheje ni iyihe iyo wasonzaga? Arambwira twebwe twafataga ibigori byumye bakabiteka mu bishyimbo, noneho bakajya babipfunyika ndetse n'imyumbati. Yego. Bakagenda babitwaye kugira ngo bataba umutwaro kuri bene data. Icyo nshaka kuvuga ni iki: niba ufite ikigeragezo, ufite umurwayi, barahari mu bipangu by'abantu, barahari, bakabivovotera. Ihangane,
ntawe urwara ngo arwane. Ubu ni uburwayi bukujeho utabusabye cyane rwose, kandi mu gihe twambaye uyu mubiri ushobora kugwirirwa, wagwirirwa n'uburwayi ako kanya. oya, mfite n'umupasiteri watwigishije ETD, yavyutse igitondo kimwe ahita aba pararize, ntaguye, ntawe umugonze, muri icyo gitondo yaryamye ari muzima, umunwa uza hano umwe, undi uza hano, n'ubu byararangiye. Ni ibintu rero byikora, ni ibintu byikora, ariko nanjye mfite Imana irakiza. Yego, uwo mushumba yambwiye yuko yasengeye umuntu wapfuye bagiye gushingura, abacukuzi bari gucukura imva, Imana ikamubwira ngo genda umusengere, arazuka. Aragenda ku mupfu aramusengera nk'uko Elisa byagenze, azura uwapfuye. Yasengeye n'umuntu wari urwaye inyonjo imuvaho. Imbaraga z'Imana rero ziracyakora. We wizera urwaye, uri ku gisasiro, urwaye uburwayi bukomeye, waba uri mu Rwanda no mu mahanga, twifurije kugira ngo imbaraga z'Imana zigukiza mu izina rya Yesu. Kandi ikindi, hari igihe umuntu ashobora kuba mu kigeragezo kirambye. Ushobora kuba ari umudamu urwaje umugabo, cyangwa se akaba ari umugabo urwaje umugore, cyangwa se akaba ari ababyeyi barwaje abana, cyangwa se undi muntu wo muri famiye aho hafi aho ngaho urwariye aho ngaho. Ni ukuri bantu b'Imana, ndabahugurira mu mbaraga za Kristo, ntimukagire ubwo mutererana umuntu ngo mumuhane mu kibazo, kuko ni uko ukomeza kubana n'umuntu kandi ukabana na Bibiliya iravuga ngo umuvandimwe avukira ukura abandi mu makuba. Rero iyo usize umuntu mu makuba, ntabwo uba usohoje ijambo ry'Imana, kandi nyuma y'aho ngaho nta n'umugisha ushobora kugira gute kubona. Mugabo ihanganira umugore, nawe mugore wihanganire umugabo, babyeyi mwihanganira abana, bana mwihanganira ababyeyi, mukomeze murwanane urugamba, nta joro ridaca, nta n'imvura idahita, byose Uwiteka azabishiraho iherezo, kandi bizasiga umutima wawe ukeye wuzuyemo amahoro, muguwe neza mu izina rya Yesu, amen. Shalom shalom. Shalom shalom. Imana ibarinde, ibakomeze mu izina rya Yesu, amen.